Showbiz yo mu Rwanda imaze gufata indi ntera, ariko iyi showbiz izamuwe n'aba basore babiri uwo bita Mugisha Benjamin ndetse na Itahiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melodie ndetse na The Ben. Aba ni abahanzi bazwi cyane rero hano mu Rwanda, bafite hit idasanzwe kuko bagiye bakora indirimbo zigakundwa ndetse bagakora ibikorwa bigaragara. Aho rero uyu muhanzi The Ben ku itariki ya mbere z'ukwa mbere ategura igitaramo cyitwa The New Year Groove. Iki gitaramo kikaba ari igitaramo kiba cy'ingarukamwaka gitegurwa n'uyu nguyu Mugisha Benjamin, ariko muri uyu mwaka wa 2026 iki gitaramo kizaririmbamo n'uyu bita Itahiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melodie. Rero nk'uko ntangiye mbibabwira ko showbiz y'u Rwanda imaze kugera ku rundi rwego, ubu yarenze n'imipaka y'u Rwanda igera no hanze yarwo. Ubu ngubu mu bihugu byegereye u Rwanda nta kindi kintu kiri kuvugwaho usibye aba basore babiri Mugisha Benjamin ndetse na Itahiwacu Bruce. Aho mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi ndetse n'ibindi bihugu nyine byugarije u Rwanda nta yindi inkuru iri kuvugwa muri entertainment usibye aba basore babiri. Kugeza naho kuri ubu uwitwa PLATNUMZ wo muri Tanzania, ubu ni umunyamuziki nawe uri mu banyamuziki bakomeye cyane hano muri Afurika, bafite ingoma zakunzwe cyane ndetse nawe ukunzwe cyane hariya mu gihugu cya Tanzania. Yagezeho avuga kuri ibi bintu by'abagabo kuri aya matiku yabo, avuga ko bimeze nk'uko we na Harmonize bameze hariya muri Tanzania, ariko nyine ibi ngibi nyine yabishimiye cyane, avuga ko ari ibintu bituma nyine abahanzi bazamuka ndetse bagatera imbere. Ariko nyine abashishikariza kuvuga ko nyine ibi bintu bya competition nibo bigira urwango nyine, ahubwo bakabikora kugira ngo nyine bakore business mu muziki nyine wabo utera imbere nta bintu byo urwanga. Ibyo yavuze rero yabyanditse ku rukuta rwe rwa Instagram, yabitangaje muri story, ariko nyine yabyanditse mu rurimi rw'Igifaransa ndetse n'icyongereza, ndibuze kubibasobanura. Ariko wowe tubanye muri kiganiro, manza ukore subscribe, ukore like kuri iyi video ndetse igitekerezo cyawe nikibure muri comment. Diamond Platnumz rero yanditse amagambo agira ati entertainment yo mu Rwanda imaze gutera imbere, iri kuba international nyine, iri gufata n'amahanga kugeza naho ubu ngubu turi gukora indirimbo nisirebwe cyane, dore ko afite indirimbo yakoranye na Zucu kuri bikaba bimaze kugeza miliyoni kuri YouTube, imaze iminsi biliyoni. Yavuze ko rero u Rwanda ruri gutera imbere cyane cyane, avuga nyine kuri entertainment, avuga nyine no kuri ibi bintu by'abo basore. Aravuga ati aho umuhanzi wo mu Rwanda atwara igihembo cy'umuhanzi mwiza muri Africa, muri East Africa ndetse na South Africa. Ubu ngubu yavugaga The Ben wigeze gutwara igihembo, ndagira ngo abakurikiye entertainment murabizi. Umuhanzi Bruce Melodie nyine we nawe yakoreye muri Coke Studio. Iyi ni studio nyine ihenze cyane ya hano muri Nigeria, ariko nyine iyi studio ijyamo nyine n'abantu barenze cyane. Uyu muhanzi rero Diamond Platnumz yakomeje abishimangira ati umuntu wo mu Rwanda ufite indirimbo ifite miliyoni 100 kuri YouTube ari wenyine, kandi hano muri Tanzania nta muntu ujya ubikora. Aho ngaho nyine yavugaga Israel Mbonyi, dore ko Israel Mbonyi hano nyine muri East Africa niwe muhanzi wa mbere ufite indirimbo ari wenyine ifite views nyinshi, aho afite indirimbo yitwa Slowly. Iyi ndirimbo ikaba ifite miliyoni 128 gutyo kuri YouTube. Jya wisearching uri buze kubibona, umbwire views usanze ufite hano muri comment, ariko nyine ifite muri views miliyoni 120 gutyo. Diamond Platnumz ikindi yavuze ku Banyarwanda, yavuze ati umunyarwanda amaze gutera imbere, aho umunyarwanda agenda agakora n'indirimbo n'umuhanzi wo muri Hollywood. Ubwo yavugaga muri Bruce Melodie kuko murabizi yakoreye indirimbo na Shaggy, iyo ndirimbo yitwa When She's Around. Bivuzeho n'ibindi byinshi rero, avuga ko entertainment yo mu Rwanda nyine ikomeje kuzamuka cyane. Aba bahanzi nyine bari gukora ibitangaza kandi bari kwigarurira Afurika, nyine umuziki w'u Rwanda nawo ugiye gutera imbere. Gataho rero n'umushinga wa Bruce Melodie na Diamond ndagira ngo umaze mu mwaka urenga uvugwa w'indirimbo yitwa Pompomu. Batangaje ko muri ino minsi bari buze kuyisohora, ndetse audio ubu ngubu ikaba yasohotse ku mbuga zose zijyaho audio, harimo Spotify, Audio Mac, Apple Music n'izindi nyinshi. Ugiye ukayisearching wayibona. Akaba afatanyije n'uwo bita Brown Joel. Brown Joel rero n'uyu akaba ari umuhanzi wo muri Nigeria, nawe akaba ari umuhanzi nyine ukizamuka utaragera ku rwego nk'urwabo, ariko nyine bakaba bazitirekana aho tugushyire mu ndirimbo noneho tukuzamure uzamukire muri iyi ndirimbo. Indirimbo rero bayita Pompomu. Video bikaba biri kuvugwa ko iri buze gusohoka mbere y'igitaramo cya The New Year Groove. Niba utaragura itike yo kujya muri iki gitaramo rero, ndagushishikariza kugira ngo nawe uyigure, uzajye kwirebera hagati y'abo bahanzi babiri bacu, ubundi tumenye ngo uwa mbere ninde. Diamond Platnumz rero ni amagambo yabavuzeho, avuga ko nyine u Rwanda rukubiye cyane, nyine entertainment yo mu Rwanda iri kuzamuka. Ariko si wowe ku ruhande rwawe, ubundi uri ku ruhe ruhande? Mbwira muri comment hagati y'Igisamagwe The Ben cyangwa se Munyakazi Bruce Melodie, uri ku ruhe ruhande? Ni iyihe kode wowe uriho?
muri abo bagabo babiri ubundi ninde ugukoma. Ariko nyine ndagira mbabwire ko iki gitaramo cyafashe n'indi ntera. Ubu ngubu Bruce Melodie ndetse na The Ben baraye mu rusengero bajya kwiyambaza Imana kugira ngo nyine ize kubafasha muri iki gitaramo. Bikaba bipanzwe ko iki gitaramo nyine The Ben azajya kuri stage ari uwa nyuma. Ubwo urumva nyine hazabanza ba Kevin Kate, aba Krishizi, ba Benovia. Murubizi ko Benovia nawe yasabye stage hariya muri press conference The Ben akayimuha. Ubwo nawe nyine azakora performance zaza mu bahanzi ba mbere, noneho Bruce Melodie ajyeho nuza The Ben aba ari we umukurikira. The Ben niwe uzasoza kino gitaramo. Wowe rero twabonye muri iki kiganiro, icyo ngusaba nta kindi ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda like, ugashyira igitekerezo cyawe muri comment, ugafungura inzogera kugira ngo ikindi kiganiro cyose tuzakora gishingiye kuri entertainment utazabura kukibona. Ndahushimiye cyane, murakoze.